nta vare nta match aho isi igeze nta terambere nta tekinoloji nta na kimwe dufite. Ntabwo twaba dufite stade nziza, tukaba dufite amakipe meza, tukaba twitegura no kwakira imikino ikomeye kandi tudakoresha vare. Vare rero ni bimwe mu ntego ihambaye abo bari kurebamo cyane cyane federation na ministère. Noneho hano harimo n'aba instructeurs ba vare bakomeye. Salma Ladia Mukansanga yavutse mu mwaka w'1988. Yari umusifuzi w'umupira w'amaguru mpuzamahanga ufite inkomoko mu gihugu cy'u Rwanda. Salma Mukansanga yavukiye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi, ari naho yakuri. Afite impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubuforomo n'ububyaza yakuye muri kaminuza ya Gitwe yo mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Mukansanga akiri mu mashuri yisumbuye yifuzaga kuzaba umukinnyi wa basketball nk'uwabigize umwuga.